reka mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubaramutse tubasuhuza ngo Uwiteka abahire. Rero nkuko umuyobozi wa gahunda amaze kubabwira ndetse n'abakikomeza kuza ku murongo, tubongere tubibutse ko uyu ari wa mwanya w'amateraniro yaringanijwe, n'amateraniro ahuza abantu benshi yaba muri kino gihugu cy'u Rwanda no hanze, n'amateraniro afite umugambi. Reka tubararikire mwese gukomeza kuyakurikirana. Nje tugiye gufatanya muri iki cigisho cy'uyu mugoroba, nitwa BYIZA UWIMANA. Rero mbere yuko tubabwira icyo tugiye kwiga, mwicishe bugufi maze dusenge tuganire. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye turaguhimbaje kubera uburinzi bwawe bukomeye bwabanye n'ubugingo bwacu, ukaba utwongereye kurama kugeza muri aya masaha. Izina ryawe ryarihimbazwe. Tugushimiye ko waturinganirije amateraniro yera yo kwigiramwo ijambo ryawe. Twatangiye rero n'ubu turakomeje, turagusabye ngo imbaraga wasezeranye zaziboneka mu materaniro uzidusesekazeho, yaba twebwe abavuga yaba n'abatwumva, maze tubone ihembura impamvu watumye upanga amateraniro nk'aya kugira ngo usukire ubwoko bwawe ku mbaraga. Iyo mbaraga turayisabye ngo yitwoherereze, maze data ya materaniro azadusigire inyungu nyinshi zo gucika intege nke no gucika ibyaha, maze tuzatahane n'abera mu bwami bwawe. Ngaho utubere mwarimu, tugiye kwiga. Ngaho ijambo ryawe rivomerere, abateze amatwi nabo bakabakabe, twe kuvugishwa n'imbaraga zacu ahubwo ariho dukoresha, kandi ibyaha tuziho twese twagukoreye ubitubabarire, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Reka dukomeze dushimire Imana ikomeje kuduha umutekano, ikaduha n'ubuzima, ikaduha n'umutekano w'iri koranabuhanga, rikaba riri gushobora kutugezaho ibi byigisho. Imana ikomeje kubidukorera, ihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo uko umukristo asabwa kwihanganira ibigeragezo. Uko umukristo asabwa kwihanganira ibigeragezo. Muri iki cyigisho turagerageza kurebaho utugingo dutandukanye, ariko ibigeragezo ni rusange, ndetse hari abantu baje bagira n'imyumvire mibi yo kwizera Imana nabi, bakizera ko umukristo wenda Imana ishobora kumukingira akaba ku isi atageragezwa kubera ko aba ari umukristo nyine. Ariko iyo ni imyumvire baba batarasomye, ahubwo na ya marangamutima bari mu bwenge. Hari n'abiga ijambo ry'Imana nabi, bagasoma amasezerano y'Imana, wenda amasezerano yo mu gihe cy'ibyago bakayagira yo muri kino gihe cyacu, aho basoma ngo nta cyago kizegera ihema ryawe, ngo abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe abandi ibumoso bwawe, ngo uzabiribesha amaso ntibizakugeraho. Bakumva ko ubwo ukunda Imana azajya bireba biri ku bandi, ariko we ntibimugereho. Ariko ibyo ntabwo ariko biri. Aba ari gusoma nabi Bibiliya, aba ari kwiga nabi. Muri iyi si ibigeragezo ni rusange. Ni rusange, usenga wageragezwa, ukunda Imana wageragezwa, uri umukristo wageragezwa. Mu gitabo cy'Abakorinto, igice n'Abakorinto ba kabiri, igice cya 10 harimwo umurongo nshaka gusoma. Reka tuwusome. N'Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza zabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Ibigeragezo ngo ni rusange, nta kigeragezo kizabageraho kitari rusange mu bantu, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ahubwo icyo Imana ivuze ni uko izajya ica kanzu kugira ngo abantu babone uko bashobora kubyihanganira. Rero turarebera hamwe uko umukristo asabwa kwihanganira ibigeragezo. Nkuko nari mbivuze, imyumvire itariyo ija ifata abantu bakumva ko ukunda Imana,
usenga atahura n'ingorane zimubabaje zimuguye nabi. Ndetse nigeze mbisoma n'igihe Yesu yari hano kuri iyi si, igihe bamuzaniraga umuntu urwaye w'ikirema, ngo abantu baramubaje ngo mbese ngo uko yarwaye akaba yararemaye ngo ni icyaha yakoze ngo cyangwa n'ababyeyi be bagikoze. Wumvaga yuko umuntu guhura n'ubwo buzima bumeze buryo ari ibyaha barusha abandi. Hari n'abantu babizi ko kugeragezwa wenda aba ari ibyaha umuntu abarusha abandi. Oya, muri kino gitabo cyitwa Twifuzwa ibihe byose hari ijambo nshaka kuhasoma naho maze naho hadufashe twige noneho uko umukristo yabyihanganira, ariko mubanje mwumva n'aya magambo. 213 Wifuzwa ibihe byose, ngo nkuko byari byaragendekeye urya mubembe, icyo kirema nta byiringiro na bike cyari gifite byo gukira. Uburwayi bwacyo ngo bwari ingaruka z'imbereho yacyo y'icyaha, nuko umubabaro karushaho kwiyongera kubwo gutekereza kuri izo ngaruka. Mbere hose icyo kirema cyajaga kibwira abafarisayo ndetse n'abaganga ibyacyo, cyiringiye koroherezwa umubabaro wacyo wo ku mubiri n'uwo mu mwuka. Abo bantu bavugaga ko nta kundi byabonega umuti, ngo ni ukumureka kuko umujinya w'Imana wamugezeho. Aha muhumve niho nashatse. Abafarisayo ngo kiriya kirema cyajaga kibasanga kikababwira ibyacyo, ngo cyiringiriye koroherezwa umubabaro wo ku mubiri n'uwo ku mutima. Ngo ariko bakamubwira bati nta kundi byawe byararangiye, ngo ni umujinya w'Imana wamugezeho. Ngo babonaga ko ingorane icyo kirema gifite ngo ari ikimenyetso cy'uko Imana yamurakariye ko imufitiye umujinya. Abafarisayo babonaga ko ingorane ari ikigaragaza ko ijuru ritakwishimira. Umva iyo myumvire. Ngo babonaga ko ingorane ari ikigaragaza ko ijuru ritakwishimira. Babona ufite ingorane, yaba nyir'ubwite ufite izo ngorane, agahita yiyumvamo ko ijuru ritamwishimiye, akumva ko ijuru ryamuhannye, ndetse akaba ari ko bagenda banabyigisha, maze bakagendera kure abarwayi n'ababakeneyeho ubufasha. Nyamara nubwo ubwabo biyitiriraga kwera kungana gutyo, akenshi wasangaga ari bo banyabyaha kurusha abo banyabyago bakiriweho iteka. Ahubwo ibiramambu abo bumvaga yuko ufite ingorane ari ikimenyetso cy'uko ijuru ritamwishimiye, bo babona badafite ingorane bakabona ko ari bo bamerewe neza, ko ari bo ijuru ryishimira, ngo ahubwo imbere y'Imana nibo bari abanyabyaha kuruta abo banyabyago. Ubwo muri iyi nteruro icyo tugomba gukuramo ni uko ibigeragezo, ingorane zo ku isi ntabwo aba ari ikimenyetso cy'uko ijuru ritakwishimiye, ahubwo ku isi ibigeragezo ni rusange. Usenga wageragezwa, udasenga wageragezwa, ibigeragezo ni rusange, ahubwo turareba uko umukristo asabwa kubyifatamo. Bwa mbere ku mukristo, ijambo ry'Imana ntabwo rije ridutetesha ngo ridushasharize, ahubwo ritubwiza ukuri. Nka Yesu ubwe yabwiye abigishwa be mu gitabo cya Yohana 16, reka tuhasome. Yohana ubutumwa bwiza 16:33, harimo umurongo uvuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nje, mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Mu isi mugire umubabaro, ngo ni Yesu umukiza wacu bivuze. Ubwo ku isi ni mu mubabaro, imibabaro yo ku isi yo Yesu aravuze ngo mugire amahoro yo muri nje, ariko mu isi mugire umubabaro, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Ubwo ijambo ry'Imana ritubwiye ko ntabwo Imana idushashariza ngo ikubwire ngo humura, nunsenga, nunkunda, nunyizera, ntabwo imibabaro uzahura nayo. Oya, mu isi ni iwabo b'imibabaro. Ubundi rero ku isi ntabwo ari iwacu. Ku isi ntabwo ari iwacu, ahubwo Pawulo yaravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Burya ku bakristo icyo bagomba kumenya ni uko ku isi ni iw'abandi. Ku isi ntabwo ari iwacu. Ku isi turahacumbitse. Ku isi rero iyo uri impunzi ukaba utari iwanyu, ibikubera aho ngaho ntibinagutangaza,
kuko n'ubundi uri mu gihugu c'abandi. Niyo mpamvu mu gitabo ca Petero igice cya 4 urwa mbere 12 bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushyigikirana. Ubwo umukristo ibigeragezo ibimugerageza ntibimutangaza ngo yumve asa n'ugushyigikirano, kuko n'ubundi kwazi azi ko kwisi ari iwabo w'imibabaro kandi niyo dutuyeho. Ubwo rero kwisi umukristo ahaba ameze ate, ahaba ahafasha ate? Reka dusome muri Bibiliya ahatubwira kwisi imeze. Mu gitabo ca Yobu igice cya 7 umurongo n'uwa mbere. Yobu 7 umurongo n'uwa mbere. Kwisi reka mwumve uko tugomba kuhaba tuhameze. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafasha igihe mu ntambara, n'iminsi ye sinkiyukorera ibihembo. Uyu murongo niwo nashatse ngo muwumve nawo. Yoba ati uri mu isi abafasha igihe mu ntambara. Burya mu isi ni mu ntambara. Mu isi ntabwo ari mu mutekano, mu isi ntabwo ari mu mahoro, ahubwo mu isi ni mu ntambara. Ubwo rero umukristo intambara zibirimo amoko menshi, intambara ziza mu buryo butandukanye, izumwe sizo zundi, ariko buri wese afite intambara. Mu isi ni mu ntambara, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nanone mu isi reka turebe uko hameze. Mu gitabo c'Itangiriro 47 umurongo wa 8 Farawo abaza Yakobo ati imyaka y'ubukuru bwawe ni imyaka ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanje ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanje ibaye mike, ibaye na mibi, tingana n'imyaka y'ubukuru bw'abasogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo igihe yarasuhutse agiye mu Egiputa, cyagihe Yozefu ari yari, noneho ahura na Farawo. Farawo aramuhobera aramuramutsa, amenye ko ari se wa Yozefu, anamubaza imyaka amaze y'ubukure. Farawo aramubwira ati imyaka Yakobo aramubwira ati imyaka y'ubukuru bwanje, imyaka Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanje bwa mbere ni imyaka y'uruzerero. Ubwo mu isi ni mu ruzerero. Mu isi ntabwo ari iwacu, mu isi nta gakondo tuhagira. Niko umuhimbyi yavuze ngo twabuze gakondo muri iyi si. Aravuze ngo ni imyaka y'uruzerero, ni imyaka mike, ni imyaka mibi. Ni ibintu bitatavuze. Ku isi tugira imyaka mike, tugira imyaka mibi, tugira imyaka y'uruzerero. Ibyo kuvuga ngo ni mike, urebye koko uburame yaravuze ngo ni imyaka 130. Icyaha kikimara kugera ku isi cyangirije umuntu kiramusigingiza, maze umuntu agira uburame bugufi cyane. Mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu cya mbere hari ijambo nshaka kuhasoma rigufi. Baravuze ngo kuva umuntu yacumura 147, kuva umuntu yacumura gusigingira kw'ikiremwa muntu kwagiye kwiyongera uko ibisekuru byakurikiranye. Kuva umuntu yacumura gusigingira kw'ikiremwa muntu kwagiye kwiyongera uko ibisekuru byakurikiranye. Indwara zagiye ziva ku babyeyi zikagera ku bana igisekuru ku kindi. Ndetse n'ubu n'utwana duto turi mu rwahi twunamiwe n'uburibwe bukomoka ku byaha by'ababyeyi babo. N'utwana dutoya tutigeze dukora icyaha twunamiwe n'uburibwe bw'indwara zikomoka ku byaha by'ababyeyi batwo. Ugasanga umwana nagahinja ariko ari kuribwa, ugasanga umwana nagahinja arababaye. Hepfo aravuze ngo Mose umunyamateka wa mbere yadusigiye ishusho yuzuye y'imibereho y'umuntu ku giti cye no kubana n'abandi kw'abakurambere. Mose niwe wa mbere wanditse amateka, ni wanditse igitabo cy'Itangiriro. Baravuze ngo yatubwiye imibereho y'umuntu ku giti cye no kubana n'abandi kw'abakurambere. Ntabwo yigeze atubwira umwana wavutse ari impumyi. Muri icyo gihe cya mbere ntabwo yatubwiye umwana wavutse ari impumyi, umwana utumva cyangwa utavuga, ufite ubusembwa cyangwa w'ikigoryi. Ntiyigeze anatubwira iby'abana bicwaga n'imirire mibi, cyangwa abana bato cyangwa ingimbi bicwaga n'urupfu rusanzwe.
kubona umwana apfa mbere y'ababyeyi be byari ingume. Aravuze ngo byari ingume ku buryo byanditswe byera byerekana ko Harani yapfuye mbere ya Setera. Usibye bake gusa abakurambere babayeho kuva kuri Adamu kageza kuri Nowa baramaga hafi imyaka 1000. Kuvubwa ikigereranyo cyo kurama kw'inyoko muntu cyagiye kigabanuka ubudatuza. Niyo mpamvu yakubavuze ngo ni imyaka mike kandi ni imyaka mibi. Umuntu ku isi tuharama imyaka mike. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo mu gitabo cya Zaburi igice cya 90 umurongo wa 10, naho reka twumve uyu murongo. Zaburi 90 umurongo wa 10 haranditse ngo kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni umuruho n'umubabaro. Iyo myaka tumara ku isi ni mikeya. Baravuze ngo ni 70, twagira intege ikaba 80, nyamara ibyiratwa byayo ni umuruho n'iki n'umubabaro. Niyo mpamvu yongeye kubivuga no muri Zaburi n'ubundi 39. Reka dusome uyu murongo. Ubwo turi kureba ko ku isi uko hameze, kuko ntabwo ari iwacu. 39 umurongo wa 5. Dore wahinduye iminsi yanje nk'intambwe z'intoke. Iminsi yabaye imigufi ingana n'intambwe z'intoke. Igihe cy'ubugingo bwanje kuri we kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye n'umwuka gusa. Ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujana. Ku isi naho umuntu akora akavunika, nuko bikazaribwa n'abandi. Rero umukristo icyambere agomba kumenya nuko ku isi nta gakondo tuhafite. Iyi si ntikagushuke, ishobora kugushuka ukasa naho uyu munsi bwakeye neza, ariko uje witega ko ushobora kubona bihindutse bigatandukana nuko byari byaramutse. Mu gatabo kari aha ngaha wenda kuri bamwe bakazi kitwa Akiri Nararibonye, hari ikigisho kitwa isi, page 49. Ndagerageza gusoma isi, barayivuze maze na magambo y'amarenga ariko arumvikana iyo umuntu yumvirije neza arayumva. Cyanditswe nk'ababonye igitabo cy'umugenzi, na amarenga harimo amazina ariko agereranya imico y'abantu. Yaba amazina y'uturere, akavugaga yaba amazina y'abantu ku giti cyabo. Baravuze ngo isi, uwitwa Cyohe ubwo yavugaga ibyo byose, nibwo haje uwitwa Ntakwatagira ari kumwe na Ndembe baza baganira. Ubwo n'abantu batatu, ni Cyohe, ni Ntakwatagira na Ndembe, ngo bagendaga baganira. Rero amazina kubera ko agereranya imico, urumva ko Ndembe ni umuntu wahuye n'ibibazo biramurembye, biba byinshi. Ubusanzwe abo bagabo batuye mu mudugudu witwa Bibazo. Ubwo ni ku isi kuko ni wawe w'ibibazo. Ariko ubu ho bari baje baturuka mu kirere Kigali cyitwa Ruhondwa. Ubwo byumvikane ko ni wawe w'ibibazo, ariko bari batuye mu kirere cyitwa Ruhondwa, naho ibibazo byabahondahonze bikaba byarababaje cyane. Gusa icyo ntamenya ni agasozi nyirizina bari bavuyeho, dore ko icyo kirere kigizwe n'udusozi 8. Mu mvutwo dusozi, akambere kitwa Gupfusha, kayoborwaga n'umwami, kayoborwaga na Mbangira Ubusa. Ubwo agasozi ko Gupfusha, urumva ko Gupfusha ni ibibazo. Ubwo uyu nguyu ni ako gasozi kagereranya umuntu wenda wanahuye n'ibyo bibazo byo gupfusha. Akandi ngo nubwo akarande, ubwo n'ubukene. Kayoborwaga n'umutware Mutindi. Hakaba n'udusozi Bumuga na Karago na Rushako Rubi na Nshike na Rubyaro Rw'ubu na Manza. Mwumva utwo dusozi. Ibi ni ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima ubu tubayemo, ariko umagahura n'ibyo ndagahura n'ibyo. Hari ufite ikibazo cyo kuba atarabyaye akaba ari inshike, hari uwashatse nabi, hari uwabyaye nabi,
hari uhora mu manza, hari ubumuga akaba yaramugaye akaba ari ikimuga ahora aryamye ari ku karago. Ubwo abo bagabo bahageraga baje banyagiwe imyambaro yabo ishonga, kandi buri wese yari yanyagiriwe ku gasozi gatandukanye n'akundi. Byagaragazwaga n'icyondo cyo mu nzira cyari kiri ku birenge byabo, dore ko n'itaka ry'utwo dusozi ritandukanye nk'uko dutandukanije amazina. Nuko baza baganira bati, ngo mwumve kino kiganiro mugikurikirane. Ndemba ati, muvandimwe ntako atagira, reka nkubwire ko burya tutagomba gukinira n'iby'ubu buzima bwa none, kuko tumeze nk'abagenda ku manga. Uyu ni Ndembe yararembye, abwiye mugenzi we ati, burya muri ubu buzima ntitugomba gukina no kujenjeka, tugomba kuba maso tugakanura, kuko tumeze nk'abagenda ku manga. Ntako atagira ati, ugenda ku manga agenda ate? Ndembe arayikanurira cyane kugira ngo atayikuraho amaso akayigwamo. Ubwo mwumve, uyu ni Ndembe aravuze ati, tugomba kumera nk'abagenda ku manga. Undi ateze ugenda ku manga agenda ate? Undi atarayikanurira ngo atayikuraho amaso akayigwamo. Ararikanura ngo hatagira umuntu umurya utwe, nubwo yaba ari imbabare cyangwa se umuzima. Ibyo gusabana kumumara kubye arabizibukira, nubwo byaba ari inzira nziza yo kuzana abantu kumukiza, ko gufasha no gupfa gucumbikira abashyitsi batagutuye. Uyu muntu bitewe hari n'agasozi yari atuyeho kamurembeje muri turiya dusozi twavuze, yageze igihe n'ibintu byo gusabana, ibintu byo kurekura, yumva yaba amaso agakanurira iyo manga y'ibibazo afite, ngo atagira ubwo wenda ngo arebe wenda ko yayambukiranya atayiguyemo. Ariko aba maso mu buryo bubi, wenda turaza kubyumva tugeze hirya, kuko yaravuze ngo nukuyireba cyane ngo atayigwamo, ndetse ngo akirira no kurekura kutwe, ngo nubwo byaba ari ugufasha abababaye, nubwo byaba ari ugucumbikira abashyitsi batagutuye, cyangwa ibyo gusabana n'abandi. Ubwo n'umuntu arakomeza hepfo aravuga ngo ugenda ku manga yirinda kuvuga ukuri kose, kuko byamutera kutunguka. Ubwo niba ari n'umucuruzi yirinda no kuvuga ukuri kose, ibyo kuvuga ngo aravuga ukuri kose nimara hombe atoya. Iyo ari umuntu usenga ntanatanga na kimwe mu 10 n'amaturo bishyitse, kuko byamwicira imibare. Ubwo ari gukanurira yamanga ngo arebe ko yayivamo. Yiyima n'ibikwiriye akabyima nabe, ngo ataba mwasama ibyo yagezeho bikamucika, agakoresha n'andi mayere menshi. Nta nubwo yatinya kwiyambaza abakonikoni, apfa kutabikora kenshi akabyiyambaza gusa byamukomeranye. Uwo ni Ndembe, ntako atagira. Mwumva ko yamushubije, muvandimwe wanjye, nubwo twahuriye muri iyi nzira ukaba wari warampisha agasozi uvuyeho, ubu noneho ndakamenya. Abavuga ibimeze nk'ibyo uvuze akenshi nabagenderera agasozi ubw'akarande. Ubwo ni bwa bukene bwinshi bwamusogobye, cyangwa abigeze kuhatura nubwo baba barimutse, wenda yaranahavuye, ariko ngo impumuro yako ibomaho. Ibyo uvuga si uko bagenda. Mwumve rino jambo, ni nk'amarenga, ariko wenda bari gukurikirana mushobora kuba muri kubyumva neza. Ibyo uvuga si uko bagenda ku manga, kuko ugenda ku manga ntayireba ngo atavaho agira impungenge, arebye ubujakuzimu bwayo maze akagwamo, dore ko abitegereza imanga cyane birohayo ntawubakozeho. Aravuze ati, burya muvandimwe reka nkugire inama, ntabwo ugenda ku manga ayihozaho amaso, ahubwo wenda abari kudukurikirana bahaye n'urugero kubigeze baba ahantu hari imigezi bakambuka ibiraro. Ntabwo iyo wabaga uri kwambuka ikiraro warebagamo, ahubwo warebaga hakurya kugira ngo ubone uko wambuka neza. Kuko baravuze ngo urebye muri iyo manga ukareba ubujakuzimu bwayo, wazungera ukagwayo nta n'uguhiritse. Iyo manga ishushanya ibibazo byo mu buzima abantu bafite. Iyo ibihozaho ubwenge ukabihora ubireba, amaherezo ubigwamo. Ahubwo bisaba ngo urebe hakurya, urebe ahandi, urebe mu ijuru, urebe mu ruhande rwiza aho imanga itari, urebe akarembo keza kasigaye, we kureba bya bibazo ufite. Niba ufite abana babi ukaba ufite umugabo mwiza, reba kuri urwo ruhande.
niba ufite ubukene ariko ukaba utari ikimuga, ukaba ufite imbaraga z'ubuzima, reba kuri urwo ruhande rw'ubuzima ufite. Naho iyo uri kureba kuri bya bibazo ufite, baravuze ngo ureba ku manga akayikanurira yigwamo, ahubwo ushaka kureba ku manga areba mu ruhande itarimo. Hepfo aravuze ngo ndembe wabimenye kuko nkunda gusura agasozi ubw'akarande. Burya wabimenye koko aho ntuye ako gasozi ni ubw'akarande, ariko muvandimwe siko konyine, ahubwo urubyaro rw'ubu na rushaka urubi na manza naho narahatuye cyane, ngahora nimuka mva kuri kamwe njya ku kandi. Ndetse sinenda kuguhisha, abaturitwa dusozi bose ni bene wacu. Nibo nigiyemo kugenda ku manga nyikanuriye, kandi n'ubu ntiwabinkuramo, niko nkibyemera. Bitewe nuko yarembye, bari no kumwigisha. Uri hari umuntu uremba ibibazo byanamugeraho ari byinshi, wanamuha inama zo mu by'umwuka, wamwereka ukuntu yakwiringira Imana, ariko ayo masomo yo kwiringira ntayumve. Aravuga ati ngewe bitewe n'agasozi kubw'akarani nabaye igihe kirekire, n'abagaturiye akaba ari bene wacu, nibo banyigishije kugenda ku manga, n'ubundi wabinkuramo ntako atagira. Nubwo byaba bimeze bityo, menya ko guhanga amaso imanga bitagutera kwiyunguraho umukono n'ubundi ibibazo kuhora ubitekerezaho, ibibazo ugahora ubyibazaho, ntago bituma hari ikigabanukaho nubwo yaba purusimu. Iby'inyoni zirabiturusha. Mwumve y'urugero yatanze, iby'inyoni zirabiturusha. Zihanga amaso mu ijuru, ntizisesengura ngo zitinde kuba ntacyo zihagazeho mu kirere igihe ziguruka. Ntago zibaza ngo mbese ko ntacyo mpagazeho aho sindi bugwe. Zirabizi ko data wo mu ijuru azigaburira zitagira imitungo. Zitinzwa no kumusaba, zikazindukira kubifata aho yabishize, kandi zikanyurwa n'ibyo azihaye. Ntizipange kwiyongerera kuko bidakunda cyangwa se ngo birambe, mbese zanga kurya katagabuye. Kandi inzara y'ejo hazaza ntiyazibuza gusinzira, kuko zisobanukirwa ko data atakora ikosa ryo gutanga ingoboka y'ejo. Inyoni urebye mu by'ukuri, uru rugero atanze ngo inyoni ngo zo zihora zirebwa mu ijuru, ntabwo zisesengura ngo zitinde kuba ntacyo zihagazeho igihe ziri kuguruka mu kirere. Zirabizi ko data wo mu ijuru azigaburira zitagira imitungo. Zitinzwa no kumusaba, zikazindukira no kubifata aho yabishize, kandi zikanyurwa n'ibyo azihaye. Ntizipange kwiyongerera kuko bidakunda cyangwa se ngo birambe, mbese zanga kurya katagabuye. Kandi inzara y'ejo hazaza ntiyazibuza gusinzira, kuko zisobanukiwe ko data atakora ikosa ryo gutanga none ingoboka y'ejo. Ubwo rero yaramwigishije. Mwumve ndembe ati ushatse se kuvuga ko kugenda utayireba kwawe kwayikuyeho? Buriya rero hari abantu rwose kureba mu ruhande rubi byari haratuye, no kumubwira nubwo wamusomera, nubwo wamwereka, nubwo wamwigisha, akaba atapfa kukwemera bitewe n'uko ibibazo byamusaritse mu bwenge. Atese urazi ngo iyo manga nutayireba ubundi irabivuyeho? Undi ati oya ntikuyikuyeho, ahubwo bikumara ubwoba kandi bigatuma ukomeza kwitegereza uruhande itarimo, bikakongerera ibyiringiro n'akanyabugabo. Ntabwo ari uko ibibazo utabitinzeho si uko bivuyeho, ahubwo nuko iyo urebye aho bitari bikongerera ibyiringiro n'akanyabugabo. Hepfo rero ndembe, ubwo se uramutse ugenda hagati imanga iri impande zose z'inzira, uyu ni umuntu wanga kureba ku ruhande rwiza. Atese kuvuze ngo ndebe ku ruhande itarimo, iramutse iturutse impande zose, kandi ntibijya bishoboka ko ibibazo bituruka impande zose. Nawe urebye mu buzima bwawe, hari igihe ibibazo ufite iruhande rwabyo haba hari ibindi. Ushobora kugira ibibazo, ukagira ubukene, ukagira ubuzima bw'impagarike yawe, ukaba uri muzima mu mpagarike. Washobora kugenda, washobora guhingira undi, washobora kwikorera amabuye, washobora no gutekereza mu bwenge utari ikigoryi, utari n'umusazi. Ushobora kugira urubyaro rubi, ukagira umugore muhuje. Ushobora gupfusha umugabo ugasigarana abana,
ntagihe imanga ituruka impande zose. Ariko ndembe kubera yarembye atese uramutse ibibazo byaturutse impande zose, nabwo wakwigira impumyi nkaho utareba. Mugenzi wanje, ibyo byaba ari ukibeshya. Usabwa gukanura, kandi na mbere yo gukorera data wa twese uzabanze umenye ko akurundiye. Umva ndembe, mbere yo kujya no gukorera Imana uzabanze unamenye ko yakurundiye, ko ufite byinshi bizasigara bikora mu mwanya wawe. Abanza kwereka inzira n'uburyo uzabaho mu minsi iri imbere, akwizeze ko ntacyo uzabura kandi ko ntacyo uzaba. Nuko nawe umukorera ufite umutima utuje. Erega izo nizo ngorano z'abakiranutsi. Uwo ni ndembe, ntako atagira. Iyo si yo mikorere y'Imana. None se yaba yari yazindukiye he igihe Pawulo yatakaga inzara kandi ari mu murimo? Niba uvuze ngo uzakorera Imana ariko yakurundiye, tuzi ko hari igihe Pawulo yakoze agataka ngo twicwa n'inzara, ngo twirirwa ubusa kandi ari mu murimo. None se kubera iki atabanje yategereza ngo Imana ibanze imurundire? Mu miterere y'Imana itabara uwatatse yabanje gusakirana. Ibyo kurindira ngo ibanze kurundire nibyo byakoze kuri Sodoma, nibyo byateye Dema guta umurimo, nibyo byatumye Yuda na Gehazi barya akatagabuye. Bananirwa kugera ikirenge mu cya databuja wasize byose, akiyemeza kuza mu isi kuducungura. Ubwo ari gukomeza kumwigisha. Ndembe ati, ariko ibyo uvuga urabivuga nk'uko dukomoka mu mudugudu dumwe witwa Bibazo? Ati manza weho ufite ahandi watuye, ufite ahandi utuye hatari mu bibazo, kuko ndi kubona weho urikwerekana ko utuje, ufite amahoro. Urabivuga nk'ufite nk'uwo dukomoka mu mudugudu umwe Bibazo, cyangwa wakoze amayeri urahitirirwa ari ukujijisha ngo abantu batakwibazaho? Nje ndabona uvuka hamwe n'abarya imigati, umudabango wawe niwe ubinyeretse. Iyo umuntu afite amahoro mu Mana, hari igihe abandi bagira ngo afite irindi banga ryo kubaho bo batazi. Agira bike akanyurwa, akagira ubuzima buke, ariko akagira amahoro yo mu mutima. Kandi reka mbabwire, icya mbere, ubutunzi bwa mbere ni amahoro yo mu mutima. Ngo byatumye Ndende yibaza ngo uyu mugabo we ngo menya afite irindi banga, ngo aje ababeshya yuko baturanye mu mudugudu witwa Bibazo, ngo kandi we asa n'utuye aho barya imigati, ngo umudabango wawe niwe ubinyemeje. Mwumve icyo uyu mugabo yamushubije, ntako atagira. Mugenzi wanjye, ubimenye neza, kuri iyi si nta n'umwe udafite ikimutsikamiye. Ntibibaho. Hari ukuntu umuntu aje yibeshya akavuga ngo runaka uko biri, ariko aravuze ngo mugenzi wanjye, ubimenye neza, kuri iyi si nta n'umwe udafite ikimutsikamiye. Kandi iyo kitabaye ikindi aba ari undi. Emera ukuri kubwira rero, uhanga amaso mu hejuru, imanga uzayambukiranya amahoro. Emera ukuri nkubwira, reba hejuru ku Mana, imanga uzayambukiranya amahoro. Mwumve rino jambo hepfo. Ndembe, noneho mugenzi wanje, bitewe n'uko ndusha inararibonye, ibyo mbwiye ndabyemeye. Uyu ni Ndembe. Yumvise ibyo amubwiye bibaye ukuri, ariko nkundira nkubaza akabazo k'amatsiko aba ariko dusorezaho. Ntako atagira, ngaho kabaze, nimba mfite igisubizo ndakiguha. Ndembe, ni ukubera iki databuja waduteguriye ibirori yemeye ko muri iyi manga hanyuramo inzira kandi kazanyuramo abagenzi beza? Ubwo icyo ni ikibazo buri wese yanakwibaza. Kubera iki databuja waduteguriye ibirori yemeye ko muri iyi nzira, iyi manga hanyuramo inzira kandi abagenzi beza bakajya bayinyuramo? Kubera ko abagenzi beza bahura n'ibibazo bari mu isi. Ubu ukurikije abahagorewe, hari ubwo yaba ateganya kuzayimura akayinyuza ahandi? Iyo manga azayimura wenda banyuze mu muhanda mwiza ko abandi bahagorewe? Icyo ni ikibazo yamubajije. Ntako atagira. Mugenzi wanjye, nanjye sinzi byinshi ku birebana n'imiterere n'imitegurirwe yose y'ibirori bya databuja, cyane ku birebana n'inzira ababizamo bazanyuramo. Byo simbiziho na gato, kuko uweza
niwe uzi abo yeza n'ikizabeza n'icyo azabezaho. Iri jambo naryo rirakomeye. Uweza niwe uzi abo yeza n'ikizabeza icyo ari cyo n'icyo azabezaho. Icyo nje nzi nuko inzu yo ku musenyi imvura iramutse itaguye ngo imivu itembe, nawe yagombaga kuba inzu. Bibereyeho rero gusuzuma gukomera kwa buri nzu. Burya ibigeragezo, burya ya nzu yo ku musenyi iyo imvura itagwa, imiyaga ntihuye, imivu ntitembe, nayo yari kugaragara nk'inzu. Ahubwo ibyo bigeragezo niyo manga abantu banyuramo ngo abari gusuzuma gukomera kwa buri nzu. Ubwo ni ugusuzuma kwizera kwacu ko gukomeye. Kuko nari ndi gusoma ngo nta kigeragezo kijya kiza mu gitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu, wenda ntararenga hano 188 haravuze ngo data wa twese wo mu ijuru abanza gupima buri kigeragezo mbere yuko kigera ku mwizera. Ajya abanza yagipima, yita ku miterere n'imbaraga by'uwahamagariwe gukishwa mu kigeragezo, kandi ntabwo ajya yemera na rimwe ko ikigeragezo cyarenga ubushobozi bw'uhanganye nacyo. Ntabwo ajya abyemera. Niba umutima utsinzwe, niba adandabiranye, ntugomba kurega Imana witwaje ko itatanze imbaraga z'umwuka zikenewe. Ahubwo bizabazwa uwageragejwe ariko akaba atabaye maso. Burya kugeragezwa ugatsindwa ntabwo ari ikosa ry'Imana, ngo ahubwo ikosa ni ry'uwageragejwe ariko ntube maso, ntasenge, kandi akaba atayititirije binyuze mu kwizera ubutunzi bwinshi Imana yamuzigamiye. Kristo ntiyigeze atererana na rimwe umwizera mu isaha y'urugamba. Umwizera agomba kwishyuza amasezerano y'Imana kandi agahangana n'umwanzi mu izina rya Yesu, kandi ntabwo azigera atsindwa. Noneho burya gutsindwa n'ikigeragezo ngo ntabwo ari ikosa ry'Imana, ngo Imana ibanze yapima ikigeragezo ikareba n'imbaraga zawe, ngo ntabwo yaguha ikigeragezo kikurenza ubushobozi, ngo ahubwo iyo utsinzwe aba ari ikosa ryawe utabaye maso kandi ngo unasenge. Niyo mpamvu hanavuze ngo aba ari gupima gukomera kwa buri nzu. Ndembe nsuye muri ka gatabo nihuta, hari icyo mbonye. Sanze ku isi umuntu ahari ameze nk'inshinga itondagurwa kandi atari we nyakwitondagura. Tuhaba tumeze nk'icyuma kivugutirwa n'umucuzi, cyangwa nk'ibyo kurya birimo gutekwa ariko si twebwe batetsi. Ahubwo uteka ibiryo niwe amenya urugero ari bubitekemo. Ku isi duhari tumeze nk'umurwayi uri kwiseta abagwa n'abaganga batandukanye, ariko ntabwo ari twebwe baganga. Kandi muganga niwe uzi icyo akubagaho, niwe uzi n'indwara yawe. Isi ntigira uwo yubaha, aha muhumve neza, ntigira umukunzi uhoraho. Umwanya wari wose yaguhinduka. Haba ubwo ikora nk'umurozi ubanza kugusekera kugira ngo akubone neza. Isi nayo ikasa n'igusekeye kugira ngo ibanze yakubona. Ntigira isura, ntigira ubwoko, ntigira ishusho. Haba ubwo igushize hejuru utabimenya ukibwira ko ikugiriye neza. Naho yo ari ukugira ngo izaguhananture wane rimwe. Haba ubwo igucishije bugufi ukaba wagira ngo birarangiye, ariko umunsi umwe ikakuvanayo wemye. Haba ubwo igusize cyangwa igusize icyangire, nyuma kikazavamo impumuro itera bose kuguhakwa. Kuba ku isi udateganya ikindi hirya yayo bimeze nk'umwana utoba utwondo, kuko umurimo we usoreza mu busa. Ku isi ni nko mu busitani bw'uburabyo, aho buba bwiza burangije igihe cyo kubaho. Ku isi iyo ibintu bimeze neza, nabisomaga mu gitabo cyitwa Inama ku banyeshuri, abarezi n'abarimu, niho abarezi n'ababyeyi baravuze ngo paji ya 19 ngo ku isi ngo iyo ibintu bimeze neza utangiye gushikira ubuzima bwiza, ngo niho urupfu ruba nabwo rukwegereye. Ngo niyo mpamvu kuba ku isi udateganya ubundi buzima bw'ahazaza, uba umeze nk'umwana utoba ibyondo, ngo niwe usoreza mu busa. Imyaka 60 tuzamara cyangwa 70 twaramye. Kuba ku isi utari guteganya ahandi uzaje, ngo ube ku isi uri mu myiteguro, ubusa n'uri gukorera mu gihombo. Niyo mpamvu bana b'Imana ngo isi ntikagushuke,
hirya hari imigani baciye muri kano gatabo, wenda nayo reka nyisome maze nigira imbere. Turi kwigana ngo uko umukristo yakwifata mu bigeragezo, ariko icyo tuvanye muri kiriya gitekerezo ni uko ari ukugenda ku manga utari kuyirebamo. Umukristo iyo ageze mu manga mu bigeragezo agira ahandi areba hatandukanye no muri bya bibazo. Ubwo turaza gukomeza kuhasoma twihuta. Muri kino gitabo n'ubundi paje 77 haranditse ngo ukunda gukama isi apfana igishi mu ntoke, urinda guhumuza isi ayigwa munsi kirese, urisha isi amaguru aruha ikigenda, uwisi itarakaranga iracyamushakira ibirungo, ubamba isi ntakurura, isi ni konso zonke vuba kuko atari nyoko, iyi si guteye ujanayo iyo usubiye munsi umena nayo wari ufite, isi ntizagushuke ni umwanzi wa buri wese, iby'isi ni gatebe gatoke, iyi si naho ibintu bitagenda nk'uko umuntu ashaka, isi ntawe uyibera muganga w'izamu ngo akumire ibyago byayo. Paje 77 na 78. Iyi si ntago wayibera muganga w'izamu ngo uyikumire ibyago byayo, ntacyo wakora ngo uyibuze, ngo ubuze ibibi byo ku isi kuba byakugeraho, ntacyo wabitangiraho. Niyo mpamvu umukristo asabwa se gukomeza kubibamwo ate. Iki gitabo intekerezo imico n'ubumuntu cya kabiri 473 haranditse ngo turi mu isi y'imibabaro, turi mu isi y'imibabaro, ingorane, ibigeragezo, agahinda bidutegereje mu nzira yose igana muri gakondo yo mu ijuru. Ibi mukristo agomba kubimenya. Turi mu isi y'imibabaro, ingorane, ibigeragezo, agahinda bidutegereje mu nzira yose igana muri gakondo yo mu ijuru. Hari igihe bisiba none ejo bikazaza, hari igihe bitahira umwe none undi bikazamugeraho ejo cyangwa ejo bundi, ngo biradutegereje mu nzira. None se tubikoreho iki? Hepfo aravuze ngo ariko hari benshi batumiye imitwaro y'ubuzima iremera inshuro ebyiri, kubwo gukomeza kwibwira kwa kaga kaje, uko gukomeza kuyishyira mu bwenge, kubitekerezaho nabyo bitumye biremera kabiri. Iyo bahuye n'ingorane bibaca intege, babona ko ibintu byose bigiye kurimbuka, bakabona ko nta karembo gasigaye, ko ya imanga yaturuze impande zose, kandi ko ibyaba ari byo bikomeye kuruta iby'abandi, ko byanze bikunze barindiriwe n'ubukene, nguko uko bihindukira abahanya bagatera umwijima bazengurutse bose, no kubaho ubwabo bikabahindukira umutwaro. Ibyo nuko ku isi abantu benshi batuma imitwaro irushaho kubaremerera. Hano hirya kuri paje ya 477 ngo mwene data, gutinza intekerezo ku byawe nabyo ni ubundi bwoko bwo kwikunda. Gutinza intekerezo ku byawe, ibibazo byawe guhora ubishyiraho intekerezo, nabwo ngo ni ukwikunda. Umukristo ngo asabwa kuja avana amaso ku bibazo bye. Arakomeje ati ibyo ntibisa n'iby'intumwa Pawulo wari umugabo w'umunyamubabaro, ariko wishiraga ku mwanya w'inyuma mu bitekerezo bye. Pawulo yari umunyamubabaro, ngo ariko yajaga yishira inyuma, akabona mu bababaye aho akishira inyuma, akabona hari abandi bamurusha kubabara. Umukristo ku isi nuko agomba kumera. Pawulo yishiraga mu mwanya w'inyuma mu bitekerezo bye, yasakiranye n'ibigeragezo utigeze uhura nabyo kandi utazigera uhura nabyo, akabyima amatwi, ariko ntabitindeho, ahubwo akerereza ubuntu bw'Imana, akabyima amatwi. Umukristo ibimubangamira n'ibigerageza afite yanga kubitinzaho intekerezo, akabyima amatwi, akabyima amatwi. Reka nje hano hirya nihuta 500 intekerezo imico n'ubumuntu 594 naho haranditse ngo 594 buri wese afite ibigeragezo bikomeye agomba kunyuramo. Buri wese afite ibigeragezo bikomeye agomba kunyuramo, intimba ziremereye agomba kwikorera, ibishuko bikomeye agomba kunesha. Ntukabwire ingorane zawe abantu bapfa, bagenzi bawe, ahubwo zizane ku birenge bya Yesu.
muntu duteze amatwi, ndagira ngo iri jambo uryumve neza. Ntukabwire ingorane zawe abantu bapfa, bagenzi bawe, ahubwo zizane ku birenge bya Yesu. Bigira ihame kutazigera uvuga ijambo na rimwe ryo gushidikanya cyangwa ry'urucantege. Bigira ihame uje uvuga ijambo ry'inkomezi. Mu gusangira n'abandi ibyiringiro byawe no kwizera kwawe, ushobora kurimbisha imibereho y'abagenzi bawe no gushyigikira imihati yawe. Ngo bigira ihame kutazigera uvuga ijambo ryo gushidikanya n'urucantege. Ahubwo ibikubabaje n'ibikugoye je ubibwira Imana. Erega niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimunsange ndagenza nte ndabaruhura. Muri kino gitabo ijambo ryanejeje naryo muri 490 kanze ndebe iyi page mu cigisho kivuga ngo ubwoba 496 ngo Yesu atwikorerera imitwaro. Muje muhora mushyira imbere y'Imana amakene yanyu, ibyishimo byanyu, intimba zanyu, amaganya yanyu nibibateye ubwoba. Burya impamvu yo gusenga muyumve bana b'Imana. Ujujanira imbere y'Imana amaganya yawe, amakene yawe, ibyishimo byawe, intimba zawe nibigutera ubwoba. Ntimuzigera muyinaniza, ntimuzigera muyirambira. Umutima wayo ukabakabwa n'ibitubabaza hamwe n'ibyo tuyibwira. Muyizanire iby'imitima yanyu ihugiyemo byose. Nta kintu na kimwe cyaremerera ubeshejeho isi kandi akaba ayoboye ibyaremwe byose. Imana yo ntijiremererwa. Nta kintu na kimwe mu byaduhesha amahoro Imana yakwirengagiza. Nta pice mu mibereho ya Gikristo yakwihisha mu mwijima kugeza ubwo Imana itayimenya. Nta n'ikibazo kituburagiza itabonera igisubizo. Nta mpagarara yagwirira uworoheje mu bana bayo. Nta ntimba yazazanya umutima we. Nta byishimo na bimwe byamugarura mu buyanja. Nta sengesho rivuye ku mutima rishobora gusohoka mu minwa y'umwana wayo. Data wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru atabyitayeho ngo abikurikirane byihutirwa. Isengesho ryose rimaramaje rikeneye igisubizo ku Mana, ngo Data wo mu ijuru araryumva ngo kandi akarishakira igisubizo byihutirwa. Amasano ya gicuti ari hagati ya buri mutima n'Imana, atuma Imana yegerana nayo kaho ari wonyine Imana yatangiye umwana wayikunda. Uwo mutima Imana buri mutima ngo yegeranye nawo kaho ari wenyine Imana yatangiye umwana wayikunda. Niyo mpamvu bana b'Imana hijya kuri cya gitabo n'ubundi 598 yaravuze ngo uko murushaho kuganira ibyo kwizera niko kurushaho kwaguka. Iyo muri kuganira ibyo kwizera, mukaganira inkomezi, ukaganira n'abandi byiringiro, ubona uganira uganya ahubwo ugahorana ukavuga inkomezi, ukavuga ibyo kwizera, ngo kwizera kurushaho kwaguka. Uko murushaho gutinda kubyaca intege, mubwira abandi ingorane zanyu, mukaziremereza kugira ngo babagirire impuhwe, niko muzarushaho gucika intege no kugeragezwa. Kubera iki twakwivovotera ibyo tudashobora guhunga? Imana turarikira gukinga amadirisha y'imitima yacu yo ku ruhande gwerekeye isi, maze tugakingura yo ku ruhande gwerekeye ijuru. Imana ikeneye ko idirisha ryerekeye mu isi ryarindi y'imibabaro turikinga, ukaje ureba no ku rundi ruhande rwerekeye ijuru, maze ibikuremereye n'ibiguca intege niho bizarushaho koroha. Kandi reka mbabwire amasezerano y'Imana yo ni menshi. Mu bigeragezo, reka nihuta kuko nshaka no gusoza. Muri kino gitabo hari ijambo rindi ririmo 600. Reka ndebe iyi page maze nihute. Intekerezo imico n'umuntu cya kabiri ngo n'ubutumwa bw'inkomezi ku musore wari imfubyi. Aya magambo narayasomye numva ari meza, yafasha buri wese mu mwanya yabarimo, kandi ashobora no guhura wenda n'umuntu nawe ufite ibibazo nk'ibyo uyu musore yari afite. Yaravuze ngo mbega ukuntu iyi si ikonje kandi ikaba yikunda. Ku isi ni mu bukonje ni mu mbeho, kandi ku isi abantu barikunda. Abagize umuryango wawe bakagombye kugukunda no kugushyigikira babigiriye ababyeyi bawe, atari ku bwawe gusa. Bikingiraniye mu kwikunda kwabo nuko babaho batakwitayeho. Uyu ni umusore
yari yarapfushije ababyeyi, none ngo n'abakagombye kumushyigikira no kumwitaho nabo barikunda ntibamureba. Ariko uko madamu yamwandikiye, ariko Imana izakuba hafi kandi izakubera inshuti magara kuruta umuryango wawe wa hano ku isi. Ni ukuri n'isezerano ku bantu bose bafite ibigeragezo. Ntabwo Imana ibeshya. Imana izakuba hafi, izakubera inshuti magara kuruta umuryango wawe wa hano ku isi. Izaba inshuti yawe kandi ntizigere igutererana. Imana ni se w'imfubyi. Gucudika nayo bizakubera amahoro asesuye kandi bizagufasha kwihanganira iyi ntimba ikomeye ufite akanyabugabo. Iyo ucuditse n'Imana ngo bizakubera amahoro asesuye, hepfo aravuze ngo ihatire kugira Imana so. Buri wese ambyumve, ihatire ko Imana ikubera so. Ihatire kugira Imana so kandi ntuzigera na rimwe ubura inshuti. Uzahura n'ibigeragezo byinshi ariko uzashikame kandi uharanire kurinda kwizera kwawe. Uzakenera ubuntu bw'Imana kugira ngo ukomeze guhagarara ariko ijisho ry'imbabazi z'Imana zikuriho. Senga cyane. Mwumve ufite ibigeragezo, senga cyane kandi ufite umwete kandi wizere ko Imana izagufasha. Irinde kurakara, irinde kudaca mu maso, irinde no kugira umwuka wo gushotorana. Kwihangana ni ingeso nziza usabwa kwimenyereza. Shaka kwera ko mu mutima. Umukristo uhamye, ukunda kwera ndetse no kwicisha bugufi no kwiyoroshya, ubicengeze mu miroho yawe. Nugira Yesu inshuti yawe magara, inshuti yawe y'iteka ryose, ntabwo uzigera uba wenyine kandi ntabwo uzigera na rimwe wumva uri wenyine. Nugira Yesu inshuti magara, ntabwo uzigera wumva ufite irungu ngo wumva uri wenyine. Reka buri wese mu bigaragaza ashobora kuba ahura nabyo byo mu buzima bwa none busanzwe, tugire Yesu inshuti yacu. Yesu azadufasha, azaduha imbaraga kuko twabisomye. Ibigeragezo byose azaje abanza ngo anabipime. Ntabwo azaduha ibigeragezo tudashoboye, azajya duha n'imbaraga zo kudushoboza kubinesha. Kandi umugambi w'ibigeragezo baba ari kugira ngo bitweze nk'uko twamaze kubisoma. Ngaho Imana idushoboze gushobora kubyihanganira kuko twabyumvise ngo ntawe udafite ikimutsikamiye. Reka buri wese yegera Imana, ahunge Satani nawe azamuhunga. Imana idufashe dushoboze kurwana intambara, turinde gutandukana nayo, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.